bakunzi mudukurikire rero ba Eugene Official ni mutwemere tubagezeho aya makuru akomeye cyane agezweho muri aka kanya. Kuri uyu munsi rero wo kuwa kabiri ni tariki 24 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Aka kanya rero tugiye guhera makuru yacu hano muri Kivu y'Amajyepfo, niho ibintu byakomeye cyane, ibintu bikabikomeje kugenda bihindagurika biba bibi cyane hano muri Plaine de Ruzizi ndetse na hano muri uyu mujyi wa Uvira. Amakuru rero atugeraho nonaha muri iki gitondo aremeza ko ku mugoroba washize imodoka zari zambukanye ibikoresho zibizanye hano muri Uvira ziturutse mu gihugu cy'u Burundi. Izi modoka rero ebyiri zahise ziburirwa irengero, zikaba rero mu byukora kugira ngo zigereyo zagombaga kujya byaje kurangira ziburirwa irengero, ndetse amakuru akavuga ko izi modoka zaba zanyerejwe n'abasirikare ba M23. Ariko nubwo izi modoka zanyerejwe cyangwa se zaburiwe irengero, ntabwo zigeze zizamuka ngo zijyanwe muri Plaine de Ruzizi. Muri make ziracyari hano muri uyu mujyi wa Uvira, ariko kugeza ubu izi modoka zikaba zaburiwe irengero. Niba bazisutse muri cya kiyaga cya Tanganyika, niba byagenze bite, ariko zari zizanye ibikoresho hano muri hano mu mujyi wa Uvira, zigomba kubijyana hano muri Plaine de Ruzizi. Niyo byagombaga gukurikira cyangwa se byagombaga kujyanwa, kuko niho hari force n'ubundi cyangwa se hari umurongo w'urugamba, ku mirongo y'urugamba aho impande zombi zihangananiye. Ibintu rero birakomeye, ibintu bikomeje kugenda bibi cyane, ibintu birakomeye hano kuri ubutaka cyangwa se hano muri umujyi wa Uvira. Ibintu bikomeje kugenda biba ibindi. Usibye rero kuba habayeho kunyereza izi modoka zaburiwe irengero, donc zanyerejwe, ndimo ndagenda mbona nanone batangiye kugenda bitana ba mwana. Ubwo ndavuga ku ruhande rw'izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa, haba ku ruhande rw'u Burundi ndetse no ku ruhande rwa FARDC. Ingabo z'Abarundi na FARDC batangiye kwitana ba mwana. Bamwe bati ni mwebwe mwabyibishije, nimwe mwabijyanye, nimwe muzo mwabishize, kandi nta handi mugomba kubishyira, mugomba nunano kubigurisha nyine muri M23 muri aduye. Rero bakaba bari kuboraboranwa, ibintu byakomeye. Turakomeza kugenda dukurikirana amakuru, ariko nanone kandi usibye igihe ibingibi byabaga cyangwa se igihe aka kaduruvayo kabaga, nibwo abasore ba M23 bo muri wa mutwe udasanzwe witwa Special Force, aba nabo bakoraga akazi kabo hano muri Plaine de Ruzizi, hitwa za Kiriba. Aba bagabo bakaba bongeye gukora operation idasanzwe muri iki gitondo. Rwose niyo makuru tubazaniye. Iyo operation ikaba yakozwe mu masaha ya nijoro, aho binjiye mu birindiro by'umutwe wa cyangwa se by'izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Harimo rero ingabo z'Abarundi, ndetse zari zitegereje cyane n'izangura zigomba kuba zihagera. Ariko mbere uko izangura zihagera, rwose habura amasaha make, kuko bivugwa ko izangura zigomba kuva hano mu gihugu cy'u Burundi ziza hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iki gicamunsi cyo kuri uyu munsi. Ariko mbere yuko baza rero, hari inkuru mbi ihise isohoka hano muri Plaine de Ruzizi. Iyi nkuru rero ikaba igaragaza uburyo ki izi ngabo zagabweho igitero n'umutwe udasanzwe cyangwa se n'abasore bamwe badasanzwe bo muri M23, babinjiramo n'udushoka n'utuyuyuzo n'imihoro n'iki byose n'inshinge n'ibyuma, donc byose n'utugozi. Barabafanyiya, ivumbi ratumukamo hariya, ku buryo bavuga ko haguye abatari bake, kuko imibare iragaragaza ko nibura abaguye hano bagiye kubyuka rwose basanga abagera muri 40 bose rwose bahasize ubuzima. Urumva ko ni ibintu bidasanzwe. So rero navuga ko M23 ibi byose imeze nkaho iri kubikora, itegura urugendo rwabo rwo gusubira hano muri uyu mujyi wa Uvira. Ariko nanone kandi izi ngabo zari zaje ngo zije kurwana z'abanyangora, dore ko ntabwo bari bakagaragaye cyane muri uru rugamba. Ahangaha abantu baruzi neza ni aba South Africa. Reka ngo tubanze twamaze tugaruke tubabwire. Bakuzi ba Prime Health Infinity, mwiyemeje kugira ubuzima bwiza, mwagaranye ibikorwa byacu byo kubafasha kubungabunga amagara. Ni Damas Mico Myiza. Ndamenyesha abantu bari muri Amerika, twari dufite impungenge zigendanye n'imbogamizi z'imisoro no kudakora ku iposta. Ubu rero byarakemutse, nicyo nashaka kubabwira. Habagaho ubutinde bw'imiti,
ubu byarakemutse izajya ibageraho igihe rwose. Ikindi n'ibiciro byaragabanyutse. Rero nkabamenyesha ko bwa burwayi bw'imyororokere ku bagabo n'abagore, kutabyara, ibijyanye n'akabariro kabivuge gutyo, diyabete, umuvuduko w'amaraso, indwara nka mibe, indwara hemoroide cyangwa igifu n'izindi n'iz'ubuhumekero n'umwijima, ntimwongera kugira imbogamizi zo kwangizwa n'indwara nk'izo ngizo kuko bigiye koroha. Abandi namwe muri mu Rwanda dukora Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya 12, uhagaze aho abamotari bahagarara uri kureba dukorera rwose ureba ku muhanda ujya 12. Gisenyi iri ku muhanda w'amadepo, naho ngaho mu mujyi wa Goma ni hafi na Rond-Point Siniers. Nibyo rero nababwiraga, mbabwira uburyo ki izi ngabo za Angola ntabwo bari bakaje donc muri urugamba rwa M23 nabo ibasogongeze. None aho bagombaga kuba bajya cyangwa se bagomba guhita batangirira urugamba, aho bagomba guhita batangira bari batarahagera, bahise bumva special force ya M23 Sofia yabo rwose ngo yagiye bakoramo akazi, irabatogosa birakomera cyane, urumva bahaguye benshi cyane. So kamaro hahise hazamo ikintu bita urwikango rwahise ruza. Baratekereza ko mu by'ukuri bashobora kuba uru rugamba batazarushobora, kuko urumva niba baza gutya bakabataka akabati buranitwe bari batagetinze, kandi koko birashoboka cyane kuba aba basof cyangwa se aba special force aribo bari batagetinze, kuko ntabwo wambwira ngo batatse iki kigo bura bari bafite amakuru ko aba bagabo aribo bari buze gukambika, ariko wenda badafite igihe runaka cy'igihe wenda bari buze kuba bahari, bituma baza rero bazi ko aribo baje gusogongeza cyangwa se guha ikaze hano muri Plaine de Ruzizi. So rero abarundi nibo babigendeyemo cyangwa se rero babigendeyemo nk'uko amakuru agenda tugeraho. Byose rero bikaba byabaye muri iri joro, muri urukerera cyangwa se muri iri joro ryo kuwa 24 zo muri ku kwezi kwa kabiri. Aha rero niho ibintu byari byakomere cyangwa se niho urugamba navango rwahirahiranye, mu gihe ariko nanone n'ibikoresho narindimo ndagenda mabwira byaje kunyerezwa biburirwa irengero hano muri ubu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo byari byambutse bije hano muri Plaine de Ruzizi, kandi ngo byari bifitemo cyangwa se zari imbunda nini z'imisada ndetse n'imbunda nto, amasasu yazo, donc hari munition yuzuye, ama bulletproof, ibikoresho ubona nyine by'urugamba ushobora kwambara ukaba wakwetendinga cyangwa se wajya ku rugamba ukamenya ko wambaye wikwije nta kibazo n'iki na kimwe gihari. So hari none rero turi no kwamamaza, hari nandi makuru angezeho avuga ko bari gutekereza ko na Wazalendo nabo ubwabo bashobora kuba bageneza ibi bikoresho, kuko uyu mugabo witwa Makana Kinga arashaka kubaka igisirikare gikomeye cyane, amaze iminsi ari kubyivugamba rwose, ari kubyivuga ko ngo ashaka kubaka igisirikare gikomeye, umutwe ukomeye cyane ufite ibikoresho n'iki byose, ngo akaba ari gukoresha ibishoboka byose. Rero nawe akaba yatangiye kujya mu majwi yo kuba yaba ari we wanyereje ibi bikoresho, ariko baye ari nawe wabinyereje, murumva ko ntabwo byaba bigiye mu maboko mabi ku ruhande rwa Kinshasa, kuko n'ubundi uyu Makanaki bari gufatikanya muri bitero guhangana n'uyu mutwe wa M23 ubamereye nabi, urimo kubakubita byo ku rwego rwo hejuru, ukabakoramo akazi gakomeye cyane. Tukiriro mu makuru navamo ni breaking news, harandi makuru angezeho none aha, akaba ari amakuru aturutse hano muri Tongo. Aya makuru aravuga rero ko ahantu hano muri za Tongo mu by'ukuri ahitwa mu Gihonga, ni muri groupement ya Tongo ahitwa mu Gihonga, hafi naho bita ngo ni Rusovu. Aha rero ngo FDLR ndetse donc reka tuvuge ngo Wazalendo tuvuge ko babakuye mu cyiswe Wazalendo kuko harimo na za semuse n'iki byose. Wazalendo ngo batatse bamwe mu bari mu gukora irondo, byabe ninjya mbabwira byo gukora irondo, ugakora irondo rwose n'inkoni muri eneo cyangwa se muri zone y'intambara. Ngo batatse ngo abari mu marondo barangije barabarasa, ndetse ngo uwari uyoboye irondo wari donc navango chef wari uyoboye irondo akaba rero byaje kurangira arashwe, ndetse ngo banamurasa nabi, baramubabaza cyane. Barangije bamukuraho n'icyo cyombo kugira adatanga amakuru, n'icyombo barakimwaka baragitwara, ngo akaba rero yajyanye kuri hopital general nk'uko amakuru aturuka hano muri za Tongo
atugezeho muri iki gitondo. Gusa uyu wari uyoboye irondo we ntabwo bazi ko ari bukire bitewe nuko izi FDLR cyangwa se izi wazarendo ibyo bamukoreye ngo ntibibaho, ntabwo ari ibyina. Ibaze nawe nuvuga ngo uyu bamurashe bamwegereye, bashobora no kuba bamuteraguye ibyuma kuko urumva babonye n'umwanya wo kumwaka icyombo. Bivuze ngo bahuye bafatanyemo umwe kuri umwe nk'uko amakuru asa n'arimo kugenda abigaragaza. Hanyuma ntabwo ari gusa muri Tongo habaye ibikorwa nk'ibingibi bya wazarendo, kuko nk'uko amakuru agenda abigaragaza hari akandi gace ahantu hitwa ngo ni mu Mburamazi, ngira ngo murahazi. Naho biravuga ko ngo wazarendo ngo baraye bari gupya cyangwa se bari mu baturage bari kubakinguza, bakorora ibikorwa by'urugomo, babambura. Ubwo nyine uwo babwiye ngo zana iki ngiki ntacyo afite bagasanga ntacyo, ubwo urabizi igikurikiraho gufata ku ngufu. Byo ntabwo ndibuze kubigaruka, ubwo ibyo nabyo murabyumva. Hanyuma ngo baraye nabwo bakora ibyo bikorwa by'urugomo hano bukeye mu gitondo rero ngo abaturage basanga rwose ngo baraye bahura n'ibibazo bikomeye cyane. Ikindi rero kiriho kuvugwa ahangaha amakuru ndimo ndagenda nkurura nuko hano ngo hari roko defensing abasirikare benshi ngo bagiye kuri refresh cyangwa se basubiye mu mahugurwa ya gisirikare. Kugeza ubu hano muri Tongo ndetse no muri ibi bice byose abasirikare ni bake, abaturage bakaba bari gutabaza basaba abasirikare ko bagira gute, basaba abasirikare ko baza hariya kugira ngo nibura umutekano use naho wongeye kugaruka. Naho ubundi bitari ibyo izi wazarendo ziraza kubamaramo umwuka kuko zo ziri gukora ibyo zishakiye. Twinjire rero sasa kuri Joseph Kabila Kabange mbere yuko twakira mugenzi wacu Vincent. Reka twinjire kuri Joseph Kabila Kabange. Byabaye ngombwa ko yifashisha itegeko nshinga rya 64 rya hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Atanga ubutumwa kuri Gisekedi bukomeye cyane, aramubwira ati ubwo bamubazaga abanyamakuru bamubazaga ku kibazo cyo kuvuga ngo ese kubera iki uri mu bice birimo umwanzi wa Kinshasa ari wo M23. Arangije arabasubiza ati brada, ati bakongomani, ati nanjye ndi umukongomani kazi, ndi hano igoma nk'umuturage cyangwa se nk'umunyekongomani. Atariko kandi ikigeretse kuri icyo, ati hano igoma mpafite inzu naguze muri za 90. Ati rero ni wanje mu rugo umukongomani akwiye kubaho akabaho ashaka. Arangije aravuga ati Gisekedi yakoze amakosa akomeye cyane ndetse amakosa asenya igihugu. Ati yazanye abanyamahanga hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo birirwa bica abaturage. Ati kandi kirenze icyo hari n'amasezerano twigeze kugirana mbere yuko ajya ku buyobozi. Ati ibyo byose rero yarabyangije, nta kintu n'iki na kimwe yigeze yubahiriza. Ati kubw'ibyo rero tutanyuze ku ruhande cyangwa se ngo tugire dute, nta guca ku ruhande. Avuga ko nawe rwose adashigikiye cyangwa se atari kumwe na Gisekedi ku ruhande rwe ariho, ndetse anagaragaza n'ibimenyetso by'uko hagize igishoboka rwose akabona uburyo ki yongera kwiyorganiza uyu mugabo yamwikurira we ubwe ku butegetsi. Abandi bati rero ikigaragara nuko Joseph Kabila hari gahunda ikomeye cyane ashobora kuba arimo arategura, ishobora kuba irimo ndetse no kuba yasubirana ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko ibi bikaba ngo ari byo bitera ubwoba witwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, bituma rero nawe akora ibishoboka byose kugira ngo akomeze kugumana ubutegetsi. Mbibutse ko kugira ngo Gisekedi arebe ko yagumana ubutegetsi arimo gushakisha uburyo ki agomba gushyiraho itegeko nshinga rimwemerera gukomeza kwiyamamaza cyangwa se gukomeza gushaka uburyo ki agomba kuyobora iki gihugu akazava ku buyobozi rwose igihe abishakiye. Nubwo bamwe mu banyepolitike bagiye batandukanye n'ubundi bari hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abitwa ba Martin Fayulu, abitwa ba Matata Ponyo, abitwa ba
ba Denis Mukwege n'abandi benshi batamwemerera bari kuvuga ati ibyo ntibibaho ntabwo ugomba kurihindura, ariko uwitwa Antoine Felix Kisekedi Chilombo arimo rero aravuga ati itegeko nshinga ngomba kuriyobora. Ejo hari abantu twaganiriye barimo kugenda banyemeza uburyo ki ngo uru rugamba ngo witwa Donald Trump ngo yaba yararurangije. Ndavuga ni se rwose munsesengure mumbwire uru rugamba ubundi Donald Trump yarurangije ate. Rwose baravuga bati Donald Trump ikintu yakoze ngo yaragiye ngo asaba Kisekedi ngo yaragiye ngo asaba uwitwa Donald Trump ko ngo yaza akajya yifatira amabuye hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko urumva ni ibyo abasesenguzi bano bantu n'ubundi babasesenguza bagenda batekereza cyangwa se basesengura, ntago twavaho ni inkuru iriho ya nyayo, ariko nyine ubusesenguzi ni nabwo busa naho buba bugenda bugana kariho. Trump ngo akabango yarasuwe cyane na Gisekedi baraganira kiragiye namuha bino binombe bya za Rubaya. Akarabwa ati nyaboneka ati aho kugira ngo uzaje ushaka abantu ngo baze bagufatira amabuye birirwa barwana bagira bate baduteje umutekano, ati muzaze direct rwose uzaje uza wisicikirira amabuye hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo twiganire turebe icyo dukora cyoroheje, atariko hatabayeho kugira ute hatabayeho rwose gutuma abandi. Ibi rero ubwo ikimenyetso byasaga naho birimo biratanga ubwo bashaka kugaragaza ko Donald Trump ubwo Gisekedi ahangabye baba barashakaga kugaragaza ko cyangwa se abasesenguzi ibyo M23 byose ikora baba bashaka kugaragaza ko yaba ibitumwa. Urumva akaboko kayiri inyuma kaba ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo ngo niyo yabibatuma nyine nkuko bigaragara. Gusa ariko urumva ko buri wese abafite ukuntu ibintu abyumva uburyo ki abisesengura. Iyi ntambara irakomeye nubwo abantu batekereza ko yaba irimo kugenda irangira muri ubu buryo, yewe kabone niyo yaba ariko ko ari Donald Trump wayiteje nubwo atari byo akaba ari we ubikufite muri izo nshingano rwose nta nubwo yagerageza kuyihagarika ntiyahagarara. Amazi yarenze inkombe, nawe hari umurongo utukura adashobora kuba yarengaho kuri aba bakongomani cyangwa se kuri abaturage bari kurwanira ukwishyira bakizana cyangwa se bari kurwanya akarengane ndetse no gutotezwa by'ingoma iriho y'igitugu ya Antoine Felix Kisekedi nkuko byagiye bigaragara. Twagiye tubona rero M23 murabizi ko yatakaje benshi muri iyi ntambara. So rero umuntu watakaje abasirikare benshi gutya agatakaza ibikoresho byinshi n'iki byose kugira ngo umubwire ngo hagarika ngo nini na nini ngo ibyo twari turimo ngo urabona ngo masezerano n'iki wapi rwose ntago byashoboka, ntago byashoboka rwose, ibyo ntibyavamo. Ubwo rero urumva ko ibintu birakomeye cyane. Turakomeza kugenda dukurikirana situation ibiri kubera hano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko by'umwihariko twibande hano muri Plaine de Ruzizi niho rero navango hari isibaniro. Hanyuma hari amakuru yatugezeho agaragaza ko nubundi muri za Masisi ejo naho haba harabaye imirwano ndetse ikomeye cyane. Breaking news rero hano muri Plaine de Ruzizi nanone imirwano yaciye ibintu. Ubu tuvugana hano muri Plaine de Ruzizi amakuru angezeho nonaha murumva ntabwo natangiye ndibabwira, ariko noneho amakuru angezeho hano muri Plaine de Ruzizi ngo ikompara ri kuvuza ubuhuha bari kurwana. Turaza kubabwira mu yandi masaha uko situation imeze. Plaine de Ruzizi imirwano imeze nabi cyane pe, imirwano imeze nabi cyane. Nakubwira ko ikompora ririmo riravuza ubuhuha. Amakuru ndi kugenda nkura n'ubundi ku bantu bacu bari no muri Plaine de Ruzizi. Murabizi ko tuba dufiteho abantu benshi cyane. Impande zombi kandi zikaba ziri gusubizanya va kuri bya bintu byo kuvuga ngo FARDC irarasa ngo bateye kwisubiza n'iki byose. Ubwo amakuru urumva ariko mu masaha nijoro nababwiye ko baraye bakozemo operation, baraye bakoze operation idasanzwe. None rero muri iki gitondo urumva ko habyutse hagize gute rwambikanye. Saso rimeze nayo mwokagira Imana n'amafaranga amwe.
abasore bakamejeje Kinshasa irashaka kwisubiza ibice byose M23 yabambuye, ariko nabo kwa Evariste Ndayishimiye bafatikanyije na FARDC, urumva ko ibintu bimeze nabi cyane. So reka rero twakire mugenzi wacu Vincent tumushakishe ku murongo wa telefone, twinjirane mu yandi makuru, aduhe nawe update yateguriye abakunzi ba Eugene Official. Nanjye rwose nkaba ndi tayari, ubwo ngiye kugenda nkomeza ntohoza ndeba hano Plaine de Ruzizi ngo byifashe bite, ubwo andi makuru ndaza kugenda nyabagezaho kuko ndimo ndagenda mbikurikira. Waramutse neza Vincent? Waramutse neza. Urakomeye? Ndaho ndakomeye. Wayi kaze muri amakuru muri iki gitondo. Nakoze cyane. Vincent, amakuru rero atugeraho na makuru agiye atandukanye, ariko duhere muri za Minembwe hari amakuru avuga ko drone yaba yishe cyangwa se yongeye kurasa uwo mu myaka zigera muri za 90 rwose ngo ahasiga ubuzima. Nibyo, ni igihe drone za FARDC ndetse n'ingabo z'Abarundi bafatanyije n'abacashi ingabo za Tanzania, umutwe wa Zanu ndetse na FDLR ko badahema kurasa mwa bino bice bya Minembwe muri Haut Plateau, za Irundu, za Bidegu, za Mikenke, za Karingi ndetse n'inkengero za Minembwe hose ingabo za FARDC bafatanya bikorwa babo bakomeza kuharasa. Barasaga rero bamwe mu baturage urumva yuko bagizweho ingaruka n'ibi bitero, yaba amatungo yabo yaba amazu yabo arasenyuka. Harimo amatungo bishe, harimo inka, harimo ihene ndetse n'andi matungo magufi, ariko bitarasize n'abantu kuko harimo abantu bapfuye, abagore, abana, abasaza ndetse n'abandi barakomereka. Umusaza rero bita Rudagu Diriane n'imyaka 95 nawe akaba ari muri abo ngabo bahasize ubuzima nyuma yo kwica inka ze zigera muri 20 zishwe na drone. Akaba nawe yarahasize ubuzima nk'uko amakuru abigaragaza, akaba yaraguye ku musozi bita Irundu nk'uko bamwe mu muryango wiwe babitangaje. Yego. Ya Vincent, nguhaye umwanya kugira ngo utugezeho n'izindi update cyangwa se n'andi makuru wategura abakunze Eugene Official, kuko hari indi operation ndi gutwimo ndagenda nkurikirana muri aya masaha kuko ndimo ndakira amakuru kiri no gutohoza neza agaragaza ko muri Plaine de Ruzizi ngo isasu ryaba riri kuvuza ubuhuha. Mu gihe nkirimo gutohoza, waba ugeza kuba dukurikiye amakuru wateguriye wadutegure cyangwa se wabateguriye muri rusange? Dukomereje n'ubundi za Rumangabo. Rumangabo biravuga yuko umutwe wa FDLR Karap na CMC Nyatura bateze igico imodoka yari itwaye abagenzi ivuye za Goma yerekeza za Rucuru, bakaraswa umushoferi agakomereka cyane ndetse n'abandi bagenzi bagakomereka nk'uko byagaragajwe n'abantu batuye muri bino bice. Ikivugwa Masisi biravuga yuko M23 igihe yarwanaga na Wazalendo mu gace ka Kazinga byaje kurangira uno mutwe wigaruriye aka gace ka Kazinga kari muri secteur Oso Banyungu nk'uko Wazalendo yabyigambye, ikavuga yuko yasubije igitero cya AFM 23 noneho bikaza kurangira agace ka Kazinga kose ikigaruriye, kuko mbere agace ka Kazinga kari karimo uruhande rumwe rurimo M23 urundi rurimo Wazalendo. Imirwano bakavuga yuko yabaye ejo yaje kurangira Wazalendo yigaruriye kino gice cyose yirukanye M23 nk'uko Wazalendo yabitangaje. Tugarutse ku byatangajwe n'u Rwanda, u Rwanda rwongeye gutabariza abanyamurenge bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje kugirirwa nabi. Nduhungira akavuga yuko guceceka ibikorerwa abanyamurenge ari ubufatanyacyaha. Nibyo Minisitiri Olivier Nduhungirehe yatangaje ari mu nama muri Vienna muri Austria, avuga yuko ingengabitekerezo yibasira abatutsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barimo abanyamurenge ikomeje kwenyegeza amarorerwa bakorerwa arimo kwitwa no kuvanwa mu byabo, kandi ko kubiteka ari ubufatanyacyaha nk'uko yabitangaje. Nduhungire yabitangarije Vienna muri Austria mu nama mpuzamahanga yari ifite insanganyamatsiko igira iti "Learning from the past, shaping the future, remembrance, reconciliation and integration in the 1994 genocide against the Tutsi in Rwanda." Igamije kwigira kuhakizwe no kugena ahazaza heza hashingiye ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda n'uburyo rwiyubatse nyuma yayo. Ni muri iyi nama
yateguwe ku bufatanye bw'ibigo n'inzego zirimo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Austria ndetse n'ishuri rikuru rya diplomasi rya Vienna. Minisitiri Nduhungire yavuze ko nubwo amateka y'ibyabaye mu Rwanda yigaragaza abayihakana n'abayipfobya kimwe n'abagifite ingengabitekerezo ya jenoside bagihari nk'uko yabigaragaje. Yavuze ko turi mu gihe aho ingengabitekerezo ya jenoside kuyihakana no kugoreka ibyabaye bikomeje kubaho gusa ahubwo bigenda biniyongera. Nduhungire yagaragaje ko abijanditse muri ibi bikorwa bakoresha imbuga nkoranyambaga ndetse n'irindi koranabuhanga rigezweho ririmo ubwenge bukorano. Avuga yuko ubu buryo bundi bwagakwiye kuba ari imbaraga zo kujya imbere aho gukoreshwa nabi mu buryo bwo gucura ibinyoma, kwenyegeza ivangura ndetse no kugoreka ukuri nk'uko yabigaragaje. Nduhungire akavuga ko kandi nubwo amateka y'ibyabaye mu Rwanda ashaririye, hakiri ingero y'ahagaragara ibikorwa bisa n'ibyabaye mu Rwanda. Akavuga yuko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ingengabitekerezo y'ubuhezanguni yibasira mu bwoko bw'Abatutsi barimo n'Abanyamulenge ikomeje kwenyegezwa ndetse akarengane n'ubwicanyi bigakomeza guhabwa intebe ndetse bigatera n'ubuhunzi ku bibasiwe. Yakomeje avuga ko hagomba kumenyekana ibiba ndetse ko guceceka imbere y'ibi bimenyetso bigaragara ko ari ubufatanyacyaha. Aravuga ati twarabibonye aho kwirengagiza ko no kutumva ibintu kimwe bishobora kuganisha ahabi. Ati nk'umuryango mpuzamahanga ntidushobora kwemera gusubiramo amakosa yabaye mu 1994. Nduhungire atangaje ibi mu gihe ibitero by'uruhande rurwana ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Kinshasa bikomeza kwibasira ibice bituwe n'abanyekongo mu bwoko bw'Abatutsi b'Abanyamulenge birimo Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo nk'uko bigaragara. Ugarutse mu Rwanda, Perezida Paul Kagame n'umujyi wa Kigali n'abandi gukemura ibibazo bihari cyangwa se bagahitamo kwemera. Perezida Paul Kagame yasabye umujyi wa Kigali n'abandi gukemura ibibazo by'umwanda n'ibindi bishingiye ku biba mu gihugu. Umukuru w'igihugu avuga yuko ikibazo cya serivisi mbi gihora kigaruka bitewe n'uko avuga ko biranga abayobozi. Agaragaza ko iki cyaha cya ruswa ndetse n'serivisi mbi atari gutanga serivisi ahubwo ari icyaha cy'ubugome. Yabigarutseho kuri 23/2026 ubwo Perezida Kagame nyine yasozaga inama nyunguranabitekerezo yahuje abayobozi b'inzego bwite za leta n'abayobozi b'inzego z'ibanze. Yavuze ko hari ikintu kiri mu Banyarwanda cyo kumva ko ruswa yagabanyutse ariko ko atumva impamvu bishimira ko igabanyuka aho kuyirinda burundu. Aravuga ati ibibashuka iyo ugereranyije urwego turiho nk'u Rwanda ruri hasi kurusha urwego ibindi bihugu byinshi biriho. Ati kuki mushaka kugereranya gutyo? Ruswa nye ni iyihe cyangwa ushaka ibiki? Ruswa nye ni imeze ite? Ruswa nye ivuze iki? Uku ni ko Perezida Kagame yagaragaje ruswa. Aravuga ati ntabwo muzi ahantu badatanga serivisi uko bimeze. Ati uko bigenda aho badatanga serivisi uko bikwiye uko bimeze ntimubizi kandi murabizi mukanabibona ariko mukabyirengagiza. Yavuze ko ibyo yabonye byo kwirengagiza bigira ingaruka ku gihugu bigahitana n'ubuzima bw'abantu. Yatanze urugero ku mubyeyi wari ugiye kubyara ageze kwa muganga bamubwira ko mituweli de sante itameze neza muri sisitemu, asubira mu rugo bimuviramo kuhapfira. Perezida Kagame yavuze ko bitumvikana ukuntu uwo mubyeyi atavuwe ngo ibi bikurikiranwe inyuma. Yabagije aho ababigizemo uruhare bari niba barabikurikiranyweho. Umukuru w'igihugu avuga ko akibona umwanda mu muhanda agahagarara akabwira abasirikare bamuherekeza bakawukuraho. Yavuze ko iruhande rw'umwanda ko ibigaragara n'ubundi ari bisa nabi, ari imirima iri imbere y'amazu akorerwamo ubucuruzi ariko asa nabi, batawusanga zubatse neza ariko ibindi ari ibyondo. Aravuga ati ahatari ngombwa mujye muhatera ubwatsi, ahandi imbere y'inzu murebe ukuntu muhakora kandi birashoboka ntabwo bihenze. Muba mukwiye kubikoresha abatuye aho kuko kubireka ko ikibazo cy'abantu kubaka inzu ntizirangire hirya no hino. Agaruka no ku byo yavuze ko ibiti cye yagiye abona akabyerekana n'iy'umujyi wa Kigali. Yavuze ati
ngasubira mu mujyi nkongera nkabisanga nkongera nkagutumaho nabyo biraza guhagarara mu buryo bumwe cyangwa ubundi ibyo ngusubiramo nkabikwereka urabizi namugiriye inama ati meya wowe w'umujyi wa Kigali kugira inama zicika ariko ntubihindura yabasabye kwegurira mu gihe ibyo yabasabye bibananira aravuga ati nakugira inama igihe cyinshi ati muzashyira amatsinda bibafasha muzashyiremo n'abapolisi abashinzwe umutekano abashinzwe imyubakire bikurikirana ariko ntubikora ati kuba narabibabwiye hashize imyaka none ubu nibwo mwatangiye ati niba mwaratangiriye igihe kuki ntacyo mwagenza ati namwe muraza kumbona bitari kera Perezida Kagame yavuze ko ibibazo byose bigomba gukemuka bitari byo abayobozi bakegura nk'uko yabigaragaje Perezida Kagame kandi yagarutse ku bibazo biri mu miryango abana bafite imiryango isenyuka ku buryo hashobora kuba harabuze n'ubegera ngo abafashe yagarutse ku bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi abaza icyabuze ngo u Rwanda rwihaze mu biribwa yavuze ko haramutse hakozwe ubukangurambaga abaturage bakora ishoboka byose ubuhinzi bugatera imbere Perezida Kagame yabajije icyabuze ku kibazo cy'umusaruro wangirika kuko habuze uburyo bwo kuwupfunyika nk'uko rero yavuze ko iki kibazo cyaganiriweho nyuma y'inama y'umushyikirano ko byatumye bitinda kubonerwa umuti ari imikorere mibi kandi ko bagiye kubikosora nk'uko yabigaragaje nyiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Tshisekedi yavuze yuko amasezerano yagiranye na Kabila Prito yavuze ko amasezerano Kabila yavuze ko amasezerano yagiranye na Tshisekedi adashobora kuyashyira ku mugaragaro ngo kubera yuko yabonye ko aramutse yashyize ku mugaragaro yahita ashyirwa ku mbuga nkoranyambaga ariko bamwe bakavuga yuko akwiye kuyashyira hanze kugira ngo bigaragare kuko bavuga yuko ngo bari batunganya yuko 2022 yagaruka ku butegetsi yashyigikirwa n'ishyaka rya Tshisekedi noneho 2023 akagaruka ku butegetsi ariko akaba yirinze kugira icyo abivugaho mu Bufaransa haravuga yuko uwahoze ari minisitiri w'intebe nawe Lionel Jospin yitabye Imana ku myaka 88 ibindi bivugwa nuko abanyepolitike batandukanye bo muri Kivu by'amajyepfo barimo Jules Paruku barimo Rukweba ko bagiye beguzwa ndetse na Vital Kamerhe bagiye beguzwa mu bitandukanye kuko ngo badafite ubushobozi bufatika bukenewe na bagenzi babo ariko abandi bagaragaza yuko atari uko badafite ubushobozi bukenewe ahubwo ari uko ubutegetsi bwa Kinshasa buyobowe na Felix Tshisekedi butabibonamo nk'uko byagiye bigaragazwa Joseph Kabila yagaragaje ko abavuga yuko yigeze ashaka itegeko nshinga ko bamubeshyira kuko 2009 yagaragaje ko itegeko rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko riboneye kandi ari itegeko ryiza ridakwiye gukorwaho undi nuko yagaragaje yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igiye guhura n'ibibazo bikomeye kurenza ibyo Sudani irimo ko ishobora gutwikamo ibice ndetse bikagira ibibazo by'uko inzego zabyo zasenyuka kubera ko Sudani yabaye nk'uko yabigaragaje Vise turacyaguteze yombi niba update hari izindi ufite twakugure kugakomeza ukazitugezaho twaza gusubira mu yandi masaha okay nta kibazo kabisa so nguko rero uko byifashe nizo update Vincent yateguye cyangwa se yabashe kuba abategurira turacyarimo kugenda dukurikirana amakuru akomeye cyane arimo aragenda atugeraho guturuka hano muri za Uvira ubona ko rwose iki gitondo iramukiyemo imirwano iramutse hano muri Uvira ikaba ari imirwano ndetse nanavuga ngo ikomeye cyane turimo kubikurikirana nyuma yuko abatanzania ababazi ngabo se zaba zahageze ndimo nagenda nkurikirana ndebe izi ngabo niba zaba zari zahageze kugira ngo turebe ngo byaba byifashe biti ese izi ngabo zaba zahageze kweri aha reka dukomeze dukurikirane katurebe nanone ku rubuga ngo byifashe bite
icyiza rero ni uko twahinira amakuru yacu tugakomeza gukurikirana n'andi makuru mu kanya tukaza kugaruka n'amakuru ari buze kuba agezweho tugashimira cyane ahubwo ariko mbere yo kwenda dusoza mbere yuko duhina amakuru cyangwa se tuhinira ahangaha mu nyemerere nari ndimo ndagenda mbabwira inkuru rwose ikomeye cyane ndimo ndagenda mbagezaho igaragaza imirwano yabaye ejo muri za Masisi ntabwo ni nakayisoje nibwo nari kinjiramo update ya hariya iba iraje mu gitondo cyo kuwa mbere tariki 23 z'ukwa gatatu 2026 mu gace ka Kazinga ngo habereye muri ngo mu gace ka Kazinga ngo gaherereye muri groupement ya Osoba Nyungu muri territoire ya Masisi intara ya Kivu Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo habereye imirwano ikomeye hagati y'ihuriro Alliance Fleuve Congo AFC/M23 n'ingabo za leta zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo. Iyi mirwano yasize igitero cyari cyagabwe n'uruhande rwa leta gisubijwe inyuma. Amakuru akomeza avuga ko amakuru aturuka mu nzego zitandukanye zerekeye hari imirwano aho imirwano yabereye avuga ko iyi mirwano yatangiye ahagana ku saa 11 zuzuye za mu gitondo ubwo FARDC na Wazalendo bageragezaga kwinjira muri aka gace ka Kazinga karimo ngo gafite ndetse n'akamaro kanini n'umutekano n'ubwikorezi hano AFC/M23 ngo izi ngabo rero za leta na Wazalendo ngo zaje guhura n'ihangana rikomeye cyane rya Alliance Fleuve Congo bahita bitabaza cyangwa se birukanka bihuruka nyine basubirayo ubwo umuriro wari umaze kuba ubabana mwinshi. Amakuru akomeza avuga ko ngo habayeho ibikorwa bya gisirikare byateguwe neza na AFC/M23 byatumye yongera kwisubiza no gushimangira ubuyobozi no gushimangira ubuyobozi bwuzuye mu gace ka Kazinga. Ibi byatumye isubiza inyuma ibyo bitero cyase ubwo iryo ryataka rya FDL ndetse na Wazalendo n'izi ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa kugeza ubu umutekano uracyari muke kuko ibikorwa by'ubugizi bwa nabi n'imirwano bikomeje kugaragara mu bice bitandukanye by'akarere ka Masisi abaturage bakomeje kuba mu bwoba bukomeye cyane aho benshi bahura n'ingaruka z'iyi mirwano zirimo guhunga ngo nyine izo ngaruka horazo harimo guhunga n'inzara, harimo inzara ngo bagahunga bagata ingo zabo, kubura ibitunga ndetse no kubura ubuzima byose nibyo bigenda rero nizo ngaruka bakomeza kugenda bahura nazo. So urumva rero hariya nta mikino, ibintu birakomeye cyane. So mwanyemerera rero amakuru yacu tukayahinira ahangaha, tukaza kusubira mu yandi makuru yacu mu yandi masaha ari buze kuba atugeraho cyangwa se ari imbere. Ahubwo tukabanza tugashimira cyane bimwe mwabanye natwe kuva ku munota wa mbere kugera ku munota wa nyuma, mukomeze murogerwe na gahunda zacu, murabizi ko tubakunda cyane, mwakoze kubana natwe. Ciao.